Hello my people, this is Giraneza Yves, SEO Professionals nk'ibisanzwe ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri channel ya The Professionals. Bashyashya by'umwihariko mwimvemo ikaze, abasangwa namwe murakaza neza, mwakoze kugaruka, Imana ibahereze umugisha. Tugiye kuganira uyu munsi kuri topic imwe muzo abantu bakunze kunsaba cyane muri comment. Abantu benshi bagiye bakomeza kuyinsaba bakabona siyo misenzana hari bari bazi ko nanabyirengagije ariko narabizirikanye. So ni tip rero ntatinze cyangwa se ni topic yitwa team retention cyangwa se ku maintaining a team, kuba wagira ukagumana team yawe. Turabizi actually muri network marketing cyangwa se no mu zindi career zitandukanye, abantu kuba baza muri business uyu munsi cyangwa baza mu kintu runaka ejo bakagikwitingana ibintu bisanzwe, kuko uzabisanga no n'ahandi henshi hatandukanye. N'izindi business umuntu akora uyu munsi restaurant ejo akajya muri salon de coiffure akaba kwitinze ya indi ya mbere. Umunsi umuntu aba ari umusilamu ejo akabikwitinga akaba umukristo, cyangwa se akaba ari umukristo ejo akabikwitinga akaba umusilamu, akaba kwitinze n'imyemerere. Umuntu ashobora no gukwitinga icyaro cy'iwabo, umuntu ashobora gukwitinga igihugu cy'iwe akajya mu kindi gihugu. So ntekereza ko ari ibintu bisanzwe actually. N'abashakanye barakwitingana, umuntu akwitinga umugore we, umuntu agakwitinga umugabo we, umwana agakwitinga ababyeyi bakavuga ati ngewe reka sinyishaka kubana n'ababyeyi, reka ngiye kwibana. So ni ibintu bisanzwe kuba umuntu yakwitinga, ariko muri business yacu abantu benshi baba bari muri ibi byiciro. Hari abantu baba bafite team nini ugasanga afite nk'abantu barenga 5,000 muri systeme, ariko wamubaza abantu nibura bari active bari full time ukabona atanakubonera abantu barenga 100. Ariko ugasanga hari undi muntu ushobora kuba yaba afite abantu 2,000 muri team yiwe muri systeme, ariko akanakwereka abantu barenga 300 nibura bari active. Ubwo urumva rero ko haba hagiye harimo skills zituma wa wundi ashobora kumaintaininga abantu undi atamaintaininze, kandi nyamara mu mubare wenda bose bari bafite abantu benshi. Rero hano natwe ikintu tugiye kwirebera ntago ari tips zagufasha ko abantu bose winjeje bagumana, byo ntago bishoboka. Kabone niyo waba uri umuntu umaze imyaka irenga 20 muri business yana 30, ibi bintu biragoye ko wabikora ko abantu bose bakwinjira babagumana. Ni nkuko n'isi byayinaniye kuba abantu bose bavutse baguma mu isi, byanga bikunda hora harimo abavuka harimo n'abapfa. Rero ikintu nakubwira nuko no muri business igihe cyose yazahora harimo abinjira harimo n'abakwitinga. Ariko wowe nk'umurida, wowe nk'umuntu ugiye kunkurikirana, ngiye kuguhereza tips zagufasha kuba wajya uba ufite abantu at least umubare munini w'abantu ugumana kurusha umubare w'abasohoka. Mbega umubare w'abakwitinga ukaba muke cyane ugereranyije n'umubare w'abantu basha kugumana. So ibyo nibyo tugiye kubasha kurebaho. Rero turaza kureba kuri kimwe mu bintu bya mbere bituma abantu benshi batakaza abantu babo, nuko abenshi iyo bamaze kwinjiza abantu babo ntago baba bakibashyiraho imbaraga zabo, baba bakibahamagara, aba yumva ko nyine icyo yarakeneye hari ari matching ari iki. Ariko aba professional ntabwo ari uko babikora. Aba professional baba batagetinga ko wa muntu winjiye hari connection afite, agomba nawe kuzadufasha ahubwo tukagura business tukagera kuri ya vision cya cyerekezo dufite. So aba professionnel ahubwo iyo umuntu utangiye business ahubwo ahita afata umwanya yahaga ibindi bikorwa bye bisanzwe akahita ugabanya akawongerera umwanya agomba guhereza abantu bamwinjiriyeho, abantu bamwizeye, abantu batangiye. Rero zimwe muri tips aba professionnel bibandaho nanone kugira ngo bagumane team nizo tugiye kureba. Turaza kureba tips 13 ariko turazinyuramo twihuse, hanyuma usigarana ikintu nibura cyagufasha. Hari izo turaza kugarukaho twagiye tunarebera mu biganiro byabanje cyane, muraza kumvamo nk'ibintu byagiye bivugwa no mu kiganiro cya how to help new distributor to start right, kuno wafasha umuntu gutangira neza. Hari tips turaza kurebamo zijya gusa nazo. Na tips turaza gusangamo twagiye tuvugira ku bintu bya event, kuri topic kuri video yavugaga kuri event. Ubwo nimba izo video mvuze utarabashije kuzumva, nagushishikariza kuza iki kiganiro kirangira kuza gusubira inyuma ukareba n'ibyo biganiro byose byabanje, kuraza gusanga ari ibintu byuzuzanya cyane. So tip ya mbere turi buze kuvugaho it's help your new distributor, cyangwa se help your team to get client, to get customers. Bafashe shyiraho uburyo bw'ama training bwigisha ku kuba umuntu yabona abakiriya, ku buryo umuntu yacuruza product. Shyiraho ubwo buryo abantu bige gucuruza produit. Yewe nimba binashoboka nk'iyo ari nk'umuntu ugitangira mukorere poste, mufashe guhamagara abantu biwabo barwaye, wenda waracyabitinya kubivuga no kubihamya kubera ko ntabwo arabona wenda umuntu produit zavuye, ariko mufashe abashe gucuruza produit.
shyiraho ubwo buryo bw'izo training, abantu biga uburyo bapostinga, biga uburyo abantu bacuruza product, basobanukirwe product ku rwego rwo hejuru, babashe gucuruza, babone abakiriya, babone amafaranga aturutse muri retailing mu gucuruza product, ndetse babone n'amanota abazamura mu maranka aturuka muri retailing. So tipu ya kabiri iravuga ngo help them signing their new distributors. Bafashe kwinjiza abandi bantu bashyashya bakorana, bafashe kugira abapatena nabo munsi yabo, bafashe kugira aba downline nabo munsi yabo. Ikintu cya mbere nakubwira, naga abantu bakwitinga iyi business ari ko baba bayanga, ahubwo bayikwitinga kubera ko nta musaruro bari kubona, kandi bakabona wenda ubuzima bwabo buri kubagora. Maybe kwishyura inzu biri kugorana, byageze naho bamukubita priyave, nta kindi gisubizo afite mu buzima bwe uretse kuba yajya gushaka indi mibereho yamwishyurira. Kubera iki? Muri business amazemo amezi 2-3 wenda nta musaruro ari kubona, nta muntu ari kwinjiza, nta product ari gucuruza, none arabaho gute? Stock yiwe ntayihari, yageze kujya abwirirwa arihangana, abwirirwa naburara arihangana, ariko subazi azabwirirwa naburara icyumweru cyose. Nimba abwiriwe bwa mbere akakomeza akagerageza ntabone umusaruro, ntabone sign up, ntabone product, igisubizo azataha. So rero kimwe ibintu byagufasha kugumana ba bantu, cya mbere twakibonye no gufasha abantu kuba babona abakiriya babagurira product, noneho ufasha n'abantu kuba babona abantu babinjiriraho. Ubwo aho ngaho twavuga ko ushobora kubafasha mu gutumira, ukabereka skills zituma batumira, baba abantu batumiye banagezeho aho mwabatumiriye kuri training center cyangwa kuri office, bafashe mu kubigisha, kuko abantu basanga bataranamenya kwigisha neza business, bafashe batangire presentation. Nimba se hari n'abamaze kubimenya kwigisha, bafashe uhabe kugira ngo batangire closing nziza, bafashe mu gihe cya follow up se, kugeza igihe babonye n'abantu babinjiriraho munsi. Iki kintu uzaba ukoze kizatuma babona abantu babinjiriye munsi, babone nabo excitement, babone nabo amafaranga runaka bafasha gusunika iminsi, gusunika ubuzima, bityo ntabwo bazigera batekereza gukwitinga. So tipu ya gatatu iravuga ngo help them attend their first event. Atari na first event gusa, ahubwo event muri rusange. Fasha abantu kuba batangira kujya bitabira ama event yose abayeho, nimba ari ama mega season, nimba ari ama team building, nimba ari ama outreach, bafashe nabo bitinyuke, babe bumve ko nabo mwajyana muri seminar zabereye no mu ntara nahe hose. Noneho nibigera kuri challenge, nimba hari challenge iriho muri team, muri guchallenginga hakazabona recognition, bafashe kuba baqualifying nabo bazajya muri recognition. Nimba ari training, buriya nazo ni event, twarabonye mu topic ya mbere, mu video ya mbere. Mufashe training zose ajya zisangamo, bizamufasha kuba ya boostinga level of belief, level of confidence, level of skills afite kuri network marketing izazamuka. Then mufashe noneho nibigera muri ya event ngari, mufashe nimba binasabwa tike ayigure, nibigushobokera rego bishoboye wanayimugurira, wenda baye watayibonye cyangwa akabona amacyo kamwongerera handi ariko akitabira event. Iyo tuvuze kumufasha, harimo kumufasha mu myumvire, ariko hari n'igihe bishobora kuba ngombwa kumufasha financially. Yes. So rero mufashe yitabire event. Iyo ni point. Point ya kane nayo ikatubwira ngo tukiri kuri iki kintu cya event, twajya tubona ibyiza bya event. Hari abantu baba bari gucika intege ariko yajya muri event akagira izindi mbaraga. Usubira muri video zabanje usobanukirwe cyane ku cyiza cya event. Niyo mpamvu rero mubwira ko event n'ubundi iri mu bintu byatuma n'umuntu ahaguma yari gukwitinga. Ko ashobora kuba yijya muri event yari kuzakwitinga mu cyumweru gitaha, hakahita hiyongeraho noneho nk'amezi 3 yose atarakwitinga, kubera excitement abakuye muri event, kubera izindi energy aba yakuye muri event, kubera social proof aba yabonyemo, peer pressure aba yakuyemo, ibintu byinshi. So indi point rero iravuga ni point ya kane, help him get the commission. Yeah. Yari ubwa mbere mufasha bone half or his first commission check, abashe kubikuza amafaranga ya mbere. Nimba yinjije umuntu wa mbere nyine warabimufashijemo yinjiza uwo muntu, noneho nabashe no kubikuza. Nimba ari ukumufasha wenda kugenda agafunguza banke, akayihuza no kuri system ye kuri company, then ukanamufasha kubikuza igihe waba atazi kubikuza uko babikora muri DTC, ubimufasha ibyo byose abashe kubikuza. Nimba no ku cyuma atazi kugenda agashyiremo ikarita muri ATM, ashyiremo ATM mu cyuma, ashyiremo ATM card yiwe, ashyiremo password, abikuza amafaranga bikunde, agenda yakoresha, agenda yarye, agenda yakoresha mu buzima busanzwe, yumve ko basi nayo amafaranga nyuma yo kuyakorera akajya kuri system no kuyabikuza bikunda. Yes. Then ikindi kintu nakubwira rero nka point ya gatanu, iravuga ngo help them making a friends. Bafashe bagire friend. Help your partners. Bagire n'abandi bashuti, bagire n'abandi bantu babibinywanyi. Iyo ni system twakoye kuri Kiyosaki, ndamusuhuje cyane brother Kiyosaki.
fasha abantu bawe bagire ibindi binywanyi muri timu, apana wowe gusa. Bakeneye kumva yuko n'igihe wazajya uba utabonetse nta mpamvu yo kwifata amapfubyi, nta mpamvu yo kumva ko nimba yabonye apure nataje muri training ubwo nawe training iri burangira ahita ataha. Oya, training ishobora kurangira agakomeza akagumaho, ariko wabona abandi barida wenda batari no muri team umwe baba cross line, ariko nabo beza bakora neza business, bafite mindset nziza, bari positive mu mind zabo, ku buryo n'ubundi bamufasha, yaba ari muri closing warakamufashije ku buryo bashobora kumufasha, yaba ari muri presentation nimba ataramenya kwigishiriza abantu ku buryo umuntu yatumiye n'ubundi babandi bamufasha, ku buryo nimba habonye umukiriya wa product akamubaza utubazo turi kumucalenginga, ku buryo n'ubundi yatubaza babandi kandi bakamusubiza ibintu byiza. Mbese mufasha agire ibindi binywanyi. Urumva aho binamufasha ko niyo cyagiye yashatse gukwitinga hari igihe atangira gutekereza se ubu ndakwitinga kuko nsige zino nshuti zanjye. Ahida amaze kugiramo inshuti zitandukanye, harimo wenda bitwa ba Eric, ba Janti, ba Isaac, ba Rafiki, aribaza se ubu koko nubwo nakwitinga iyi business nkajya mu bindi bintu, ariko se ubu ndasiga izi nshuti zanjye mwuka byara, ubu se nzongera kubona muri kaya kazi kandi kashyashya ngiye kujyamo, ubu nzongera kubona inshuti nziza izambera nkuko nari maze kumerana na Boderi, nkuko nari maze kumerana na Dani na DDS na Suleiman. Byibazeho ibyo bintu. Mufashe agire ibindi binywanyi, agire izindi nshuti nyinshi muri business bizamufasha. Ikindi kintu nakubwira, point ya gatandatu iravuga ngo help them being recognized. Bafashe babe recognized kuri every achievement. Ntabwo ari ngombwa ibya mirenge gusa, na achievement ntoya. Nimba yacuruje product, musabire ejo nyuma ya training bazashimira abantu bacuruje product, abashe kujya kuri stage bamukomera amashyi, bafatane ifoto na upline yuko ari umuntu washije gucuruza product. Ninjiza umuntu wa mbere uzasabe appointment ya upline wawe mukuru, ufite office runaka nziza runaka, mugende mu musuru mubwire ati upline uyu muntu yaje kumusabira agafoto, yarakoze cyane mu minsi ishize, dore yinjije code, none yari yambwiye ati nzahite musabira agafoto na upline. Urumva ni recognition, upline amukore mu kiganza mubwire congratulation, bafatanye agafoto, that's a congratulation, yeah, that's a recognition. Then none uko agenda atangira kugira n'ibindi bintu bikomeye ageraho, urugero yamaze kuba ari wa muntu uzi kwigisha, yajya no kuri stage akigisha, ni wa muntu ushobora kuba yajya no muri seminar akikora na seminar, mushimire. Ni wa muntu usubaye silver executive, noneho wagize rank ya gold, se yagize ya million ya sako, waguze ikibanza, aguze imodoka, abaye global ambassador, noneho izo big achievement, agize abantu 100, agize abantu 1000, agize matching 500, izo sort of achievement zose ukeneye kuzimushimira, kubera ko hano hanze mu zindi kariyeri huzuye abantu la majority usanga bagoswe n'ishyari. Iyo hagize ikintu runaka mugenzi we ageraho, undi usanga amashyari yamwishe. Rero uwo muntu akeneye kubona ko ahantu ari noneho ariho hantu heza ho kuba, kubera ko iyo arebye ibyo by'amashyari biba hanze ntago abibona muri team, ntago abibona muri business, abona ahubwo huzuye abantu bishimira intsinzi ya mugenzi wabo. Rero ikirumva ko ari type imwe nayo yatuma umuntu mugumana. Hanyuma type ya karindwi iravuga ngo help them getting a promotion. Bafashe babe promoted aho biri ngombwa, aho babideserving. Nimba tuvuge nk'umuntu amaze kumenya kwigisha neza ariko aracyari kubikorera muri sako, aracyabikora one on one, muhe promotion, umusabire mu bantu bahedinze training center ko ejo yanatanga presentation kuri stage imbere y'abantu 50, imbere y'abantu 100, imbere y'abantu 100 ngahe. Abo niyo promotion. Mufashe nimba amaze nabyo kubimasteringa, ukabona amaze no kumasteringa iby'imbuga nkoranyambaga, wenda arasanzwe akora Google Meet y'abantu 5 akatanga presentation imeze neza, musabire promotion nazana akore Google Meet cyangwa Zoom atangeho presentation imbere haje abantu 500, 200 se, ari abantu benshi, yirekure atange presentation online. Urumva ko nayo it's a kind of promotion. N'izindi promotion zitandukanye musabire promotion. Uko iyo umuntu aba ari ahantu ahora yumva afite promotion biramushimisha. Nimba yamaze kuba silver executive, muzare muri groupe y'aba silver, ari groupe ziba ziri exclusive ku bantu bafite rank gusa, uyimushyiremo nawe a feeling important, yumve yuko nawe kuba yabaye silver hari abantu babihaye agaciro, hari promotion yabiboneye. Cyane ko company yo hari promotion direct itimuhereza ukatangira kujya yinjiza master step na my level, yabonye ranka, yabaye gold abona 20%, yaba global ambassador 30% gutyo. Urumva company hari promotion ikora, ariko nawe nk'umu team leader, nawe nk'umu upline, hari some promotion ushobora gukorera mu leader wawe. Ushobora kuvuga ati wenda nimba tuvuge yakoze ikintu runaka, mujyane kuri lunch, mujye gusangira lunch nimba ufite ubushobozi, ariko si itegeko, ariko hano nimba ufite ubushobozi ushobora kuvuga ati wabaye silver executive, uyu munsi turajyana kuri lunch,
That's kind of promotion. Then number 8 iravuga ngo help them set a clear expectation. Mufashe kugira expectation nziza. Kuko benshi hano hanze bakwitinga bitewe nuko harya bafite expectation runaka bikaza kurangira batazigezeho. Urugero yari expectinze ko agomba kuba mu mezi abiri ya mbere, agomba kuba yitwara muri Range Rover kuye muri business. Iyo ageze muri rataranagera naho yakwigurira n'igare, urumva ko ya hafi nyine wamusanga Nyabugogo ari gukatisha. Ariko nuramuka umufashije agasetinga proper expectation, ndetse izo expectation afite ukamufasha gusetinga game plan izamufasha kubigeraho, ndabizi neza ko amahirwe yo gukwitinga uzaba uyagabanyije, uzaba umwongereye amahirwe yo kuba azaba muri babantu bakomeza business. Then ikindi navuga nuko muri expectation ujya muri corners zose no muri rank. Hari igihe umuntu aza yiyemeje ati ngewe iriya rank yiva afite ya global ambassador ngewe mezi 3 ya mbere ngomba kuba namaze kuyigira. Ubwo rero iyo yabyishyizemo nunamufashe gusetinga proper expectation, umwereke nicyo byamusaba kugira ngo ayigira, arebe nimba basi ari tayari kugikora. Ikintu kizabaho namara amezi 3 atarabona silver executive, azahita atangira gutekereza gukwitinga, azahita atangira kumva abaye negative muri mu mutwe wiwe, kubera ko yihaye gusetinga ibintu bigari. Nawe nka plan ntiwamuha guidance ngo umufashe gusetinga proper expectation. Rero ikizamworohera nuko mu mezi ari imbere azatangira kwiyumvamo mind yo gukwitinga. So point number 9 iravuga ngo build a relationship, strong bond. Gerageza uyu muntu mwubakane relationship iri big, ya yindi zatuma umuntu ari wa muntu nyine mwabaye ikinywanyi, mwabaye nka byarenze gukorana, byabaye abavandimwe. Handi umuntu ashobora no kubabona business itagenda neza ariko akavuga ati ewa aho iva zago nanjye nzahagwa aho ngaho tu, aho kugira ngo musige wenyine nyine agasigara wagira ngo afite n'impuhwe, ukabona ntago yakwitinga yaba gukoreye icyaha gikomeye Imana itanamubabarira, kubera ko hari bond nziza mufitanye. Mbega ibyo bizava kuki? Hari nk'ahantu wenda tuvuga uba wanamacinze umugenzi watamacinze, nimba tuvuga ugerageza ukavuga ati nimba nabonye na duke twajya tuzadusangira n'abapate n'abanjye, urumva umuntu we nyine hatari ikintu uri kumwubakamo cyo kuba nawe ejo anagize n'izindi mayindi zimubwira ati ngwino ukora kandi kazi runaka, yavuga ati ntago nasigaye ivi, ntago nasigara runaka bitewe n'ukuntu tubanye. Rero ukeneye kubuildinga relationship iri strong. Ikindi ukaba connected n'abantu bawe. Hari nk'ukuntu uba connected n'umuntu bikarenga kuba muhurira muri business, ukamusura ukamumenya, ukamenya aho atuye, nimba nakodesha, bikabyazana renga aho ngaho, ukamusura niwabo kuyivuka, ugasura ababyeyi be mukamenyana. Urumva uri kugenda watouching umutima we cyane, watouching emotionally, kuba mwahuza cyane, ndetse n'ababyeyi be bakajya none niba bajyaga banamubwira ati baragutuburiye, bashobora gusigara bavuga ati hubwo wa muntu wazanye akadusura nimba mukorana, uriya n'umwana mwiza afite ibitekerezo byiza, ahubwo gumayo kuryo ushobora no kuzatoroka rimwe wakwitinze wabo bakahita bakubwira ati wayobye subirayo, kubera ukuntu wagiye wagura wa mubano wawe nabo. Ikindi celebrate the milestone, gerageza celebrating ibyishimo byabo, si ngombwa ibyo muri business gusa. Ashobora no kuba yagize birthday bisanzwe, ashobora kuba yagize ubukwe, ashobora kuba wenda tuvuge yagize ibyago, God forbid, ntabwo mbyifuza, ariko tuvuge ikintu icyo ari cyo cyose yaba mu byiza bari mu bibi mubane. Si ngombwa ko ari achievement yo muri business gusa. Nimba wenda tuvuge bana mu propose n'umukobwa yabonye sheri yabihamije mwambika impeta, ni mu bisereburane mwereke ko byishimiye. Nimba tuvuge ari umuntu w'umugabo yagiye mu murenge, yagiye gutera igikumwe, mwereke ko mwishimiye, mu posting mushimire na inbox. Nimba yagutumiye ujye kwitabira rwose ubiha umwanya uhabe. Nimba yagize ibyago rero mutabare. Nimba ari birthday, gura ko gakeke nimba ugashoboye muserebure, ko gashampanye nimba kabonetse cyangwa gafanta mugaserebure. Mu bintu bigenda bituma ya relationship yawe nawe iba nziza. Ikindi cyanyuma show appreciation, gerageza unamwereke kumushimira. Nimba hari ikintu cyiza gukoreye jya umushimira, mwereke umutima ushimira. Iki kintu abantu baragikunda cyane. So hanyuma tip number 10 yo iravuga ngo lead by example. Lead by example rero muri business yacu nayo ni ikintu gikenewe cyane, ukeneye kwitaho. Nimba udashaka abantu bawe bakwitinga, banza wumve ko mind kari mu bikorwa ari we bigomba kubanza guheraho. Nawe wumve ko utakwiriye gukwitinga, udakwiriye kugenda gake. Imbaraga zose washyiraga muri business kuva from day one, stay consistent, ukomeze uzishyiremo no mu yindi minsi no mu kindi. Icyo nakubwira rero muri make, lead by example, be active, be transparent. Gerageza ube na transparent ku buryo abarida bawe bakwibonamo.
nimba bafite challenge muri business mu buzima bwabo buri gutuma business itagenda neza, babe bakwiyumvamo, bakwibonemo, babisikubwire, bakubere open. Kwa n'igihe usanga hari umuapply uri hariya, umupati n'akazarinda kwitinga agazinga imyenda yo bagataha nta n'ikintu yakubwiye, kubera ko ntabwo uri transparent kuri we, ntanga kwibonamo, ntago yumva uri umuntu yaganiriza utuntu twe twose n'uduchallenge yinyuriyemo ngo yumve ko hari n'inama wamugira, ahubwo nasanga nagufata nk'umuntu wamwumvira ubusa, akagufata nk'umuntu wajya kumuha abantu, ariyo mpamvu ashobora kwifatira n'umwanzuro akagenda atakubwiye. Ariko be transparent. Ikindi gikomeye cyane, stay positive. Nimba ari mu bihe biri challenging, ukaba wifuza ko abantu bawe bahaguma, mbere yuko wifuza ko bahaguma, wenda bari kugenda baba negative kubera ko ibihe bitoroshye, ariko uwa mbere wo kuba uri positive. Igihe cyose umurida wawe nagushakiraho amakuru, akuboneho amakuru ari positive gusa. Nanakumva mu bindi biganiro wenda utazi ko no kukumva, kumva uri positive. Nubu uri kuganira n'abantu bari bo bose, babe bumva uri positive. Kubera ko abantu n'amakuru banayahana, ushobora kuba uzi ko wabirinze abapate n'abawe ukabibwira abandi bakuru online, ariko bakayahana. So just stay positive. Rero niho twavuga ko ari lead by example. Nimba ushaka abantu badakwitinga nabyo ugomba kwiheraho, nawe ntukwitinga muri wowe, ntube negative, ukanaba transparent kugira ngo nabenda gukwitinga ujye tubamenya, ubakorere counseling bahagumi. So ikindi tip number yari number 10, tip number 11 iravuga ngo create duplicable system. Gerageza ukore system iri duplicable, iya system abantu bashobora kuba nabo bayikora. Tuvuge nk'urugero, hari akagero nigeze kubahereza, sinzi banda hari aho mwarakumvise mu zindi training, ko umuntu umwe muri business yacu na muri mentioning yigishije umupate nawe akiri kumwigisha bwo yarakiri mu prospect, amwigisha akoresheje laptop. Arangije uwo mupate na we byarangiye bimusabye ko ari bugurishe laptop ye nk'igitambo n'urugero kugira ngo abone igishoro cyo gutangira business. Murabizi ko abantu benshi nkanjye nanjye ndimo dutangira business ari ibintu byinshi wenda twigomwe. We rero nawe byabaye nkuko we byaje kurangira nta indi solution afite kugira ngo atangire business bimusaba kugurisha laptop ye. Ariko kubera ka kantu yari yarishyizemo yuko yamwigishije akoresheje laptop, yamaze igihe kinini atari kwigisha abantu. Amara nk'amezi hafi nk'atatu pe cyangwa narenga simbyibuka neza. Ariko wa mu apply wamwinjije amuhamagaye amubajije se business bimeze gute ko nta nabantu buri kwigisha, ngo nambwire wenda aho biri kukugora, umbwire muze nabo mbakorere closing ibintu nk'ibi. Arambwira ati rero apply iti buriya ati business nyirimo neza, ati ariko kubera ko ntarabona machine, ati nyine urumva ntago nabona uko nigisha abantu, ati hari utuntu ndimo ndakusanya kigera akiri n'umunyeshuri. Arambwira ati ntegereje buruse y'utaha niza nzongeranya n'utundi dufaranga mbanze ngure machine mbona uko nzajya nigisha abantu. Can you imagine? Bivuze ngo bishobora ko byaye no kuzamutwara umwaka cyangwa amezi 6 ataragura machine, bityo bikaba bingana no kuba zaba ataranatangira kwigisha abantu. Kandi nyamara mu by'ukuri nta ngaruko machine ariyo yonyine yakwigisha umuntu ngo yinjire muri business. Abenshi muri twe twinjiye nta machine twigishije, abenshi muri twe mubona injije nanjye nabinjije nta machine nkoresheje. So gerageza ukoreshe ya easy and duplicable system. Koresha sako book busanzwe. Ibintu ubona ko ari biri easy na wa muntu wigishije aze kubona ko biri easy. Kimwe nk'abantu bajya bigisha abantu babanje kujya kugurira abantu amafanta mu mahoteli akomeye. Ni byiza, ariko se none kuki utibaza ko uwo muntu naza kujoininga ariko azajya ahora yibaza ngo nimba ntafite amafaranga yajyana umuntu muri hoteli ngo mugurire fanta, ubwo sinzigisha umuntu, ubwo sinzatumira umuntu, kuko ntabwo nzaba mfite uburyo namwigisha mu bwiza. Kandi nyamara umutumiye kuri training center, ukamutumira kuri company, ukamutumira bisanzwe, atari ngombwa ko mwagiye ahantu hakomeye. Wenda byaba ari ngombwa ko mushaka aho mwicara kuko wenda simbibujije burundu bishobora kubaho, ariko ukajya ahantu hasanzwe hari easy, handi fanta itazagutwara arenze 1000. Birashoboka ko kwigisha umuntu akajoininga, ariko utagiye gukoresha ibintu bya mirenge bizatuma umuntu azajya bitekereza akumva biracyamugoye we kuba yabyafodinga kugira ngo akore business. So tip number 12 yo iravuga ngo offer consistent training and event and support. Gerageza ushyireho uburyo bwa training buhoraho, either online and offline. Umaking abantu busy. Abantu baba bakeneye kubona bafite ibintu bari gukora biri kumuvinga. Bakeneye umuntu uri visionnaire kandi unabakipinga busy, uhora bereka icyo bagomba gukora. Buriya abantu turemye muri kamere yo kuba wagira ngo turi gukora nk'akazi. Sorry kuvuga gutyo, ntangi business ari akazi, ntango network marketing ari akazi, nta boss uba ufite muri business, ariko abantu baremye muri by nature, abantu baba bakeneye umuntu bagayidinga, umuntu bitaho, umuntu umenya ko nimba yakerewe ashobora kumuhamagara kumaze kuki wakererewe. Umuntu wa undi nusiba uzaba ukeneye umuntu ukubwira ati se kuki wasibye, ibintu nk'ibyo ngibyo. So rero aha ngaha barakubwira ngo
gerageza unabashyireho uburyo bwa training buhoraho, uburyo bwa support buhoraho, ku buryo bazajya babona bari bize mu bintu runaka, mu bikorwa runaka. Nyuma ya training babwire ko wenda hakurikiyeho iki cyiciro runaka, ubapangire timetable ko hari abantu baba batanazi kwipangira timetable, uba keeping busy kuva mu gitondo kugera ari mugoroba. Ibyo nibyo bizagufasha abantu kuba utababura. Ariko nubona abantu baza nta kintu wapanze, ku buryo ashobora no kuza kumva isarambirwa saa 9 akitahira, n'ubundi ari kubona wagira ngo yaje kwirirwa yicaye muri Kigali nta nakazi aba afiteyo, azatangira atekereze kuba yashaka kandi kazi ahandi. Ariko numupangira timetable ukamupangira busy schedule, agomba kwitabira umunsi ku munsi kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru, kuva mu gitondo kugera ari mugoroba, bizaba byoroshye kumumaintaining. Kandi muri uko kumaintaining buri no kumuha ubumenyi, kuko muri izo training azahakura ubumenyi bukomeza gutuma boostinga ubumenyi afite kuri network marketing, icyizere afite, ubushake afite, commitment n'ibindi, n'umusaruro we uzamuke of course, bitume rero umugumana. So tip ya nyuma rero ngiye gusorezaho iravuga kuri use events. Gerageza ukoresha ama event atandukanye, wikoresha uburyo bumwe. Bwa bundi twagiye dukomoza no mu yandi ma topic atandukanye. Niba utarabonye topic navuze cyangwa se video navuze nasohoye ivuga kuri event, please go back ujye kuyireba, kubera ko uraza kubibona neza. Event navuze ko hari ubwoko bwinshi, hari one on one, hari small groups, hari meetings, hari ama seminar, hari ama mega season, hari ama team building, hari ama big events, ama recognition rally, ama challenge and recognition, hari ama seminar outreaches and so what, hari ama online season, hari ama online business presentation and trainings. Ibyo byose it's a sort of event, it's a kind of event. Rero koresha n'ubwo buryo bw'ama event, biri mu bintu bituma abantu bagumana. Nimba hari na event yateguwe na company cyangwa yateguwe na team yawe, yi maximize making sure ko utwaramo abantu benshi. Percentage ni y'abantu bazaba bari muri event uvuga ati igomba kuba yaturutse muri team yanjye. Ibyo bizagufasha kugumana abantu, umubare w'abakwitinga ube muke ugereranyije n'umubare w'abantu gumana. So thank you so much. Ndabizi neza ko iyi topic hari abantu benshi bari baragiye bayinsaba muri comment, wenda bari bazi ko nabyihoreye ariko narabizirikanaga. Nawe nimba hari training ukeneye ko nzavugaho, ushobora kwandika muri comment box. Kandi nkomeza no kubashimira ko dukomeza kubana, mukomeza kunyereka ko turi kumwe, yaba arabo dusanzwe tubana, yaba ari abashyashya. Ku muntu mushyashya rero ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo nawe n'izindi video nzasohora ubutaha uzazibone mu bambere. Hanyuma nawe usanzwe mwese noneho umusanzu mbasaba no gukora share y'iki kiganiro kugira ngo dutange umusanzu no ku bandi bantu benshi batandukanye, babashe kubona ubumenyi bubafasha kuzamura business yabo ku rundi rwego, bubafasha kwiteza imbere, bubafasha kwinjiza amafaranga menshi, bubafasha kubaka timu zikomeye. Ikiganiro cyanjye rero nakagaruka, reka mbasezere, ndabakunda cyane. Imana iduhane umugisha. Ciao ciao.